Birashoboka ko wigeze kwibaza abahanzi bakize cyane mu Rwanda kurusha abandi. Muri iyi video nje kukumara amatsiko kuko nkuzaniye top 10 y'abahanzi bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Harimo abahanzi ndetse n'abahanzikazi. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo utaza gucikwa. Tuguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, subscribe, like, share na comment ni ingenzi. Kwibuka gufungura inzogera kugira ngo utazagicikwa na updates z'ingenzi tukugezaho. Twihuse cyane tugiye guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzikazi witwa Ingabire Dorcas. Yamenyekanye ku izina rya Sunny nk'umunyarwandakazi kandi akaba umuhanzikazi ukomeye cyane. Yamenyekanye mu ndirimbo yakunzwe cyane yakoranye na Bruce Melody yise Kungora. Iyi ni imwe mu ndirimbo zamutwaye amafaranga menshi cyane, haba mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Uyu arakize cyane, afite amafaranga menshi, aho afite n'inzu ihagaze agaciro kagera kuri miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa, afite n'iduka muri Kenya ricuruza imyenda ndetse n'imitako, House Fashion. Urumva yuko uyu nguyu afite amafaranga menshi cyane, bigatuma agaragara kuri uyu mwanya wa 10 w'abahanzi cyangwa se abahanzikazi bakize cyane mu Rwanda kurusha abandi. Tudatinze rero tujya ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi witwa Nemeye Platini, tuzi ku izina rya Platini B. Uyu akaba ari umukire cyane bitewe n'ibikorwa byinshi bimwinjiriza uretse no kuba ari umuhanzi cyangwa kuba akora umwuga w'umuziki. Uyu yinjijwe cyane n'amasezerano yagiranye na kampani yo muri Nigeria, aho yasinyiye miliyoni 500. Ibi byatumye amenyekana cyane mu muziki kandi azamura ubukungu bwe bitewe n'amafaranga yari asinyiye, kandi akomeza gukora ibitaramo byinshi bikomeye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye abenshi bashobora kuba bamukekera ko ashobora kuba afite biliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'ibikorwa byinshi akora byo kwamamaza ndetse n'amasezerano agiye agiranye n'izindi kampani z'ubucuruzi. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Gatsinzi Emery, tuzi ku izina rya Riderman. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane w'umuraperi, yamenyekanye mu njyana ya hip hop. Uyu kandi akaba umwe mu batwaye igihembo cya Primus Guma Guma. Uyu kandi yagiye akora ibitaramo byinshi bikomeye byagiye bimwinjiriza amafaranga atari make. Yagiye agirana amasezerano n'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'itumanaho. Ibi bikomeje kumwinjiriza amafaranga menshi cyane, bityo bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa 8 w'abahanzi cyangwa se abahanzikazi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Meddy. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane kandi akaba ari we wa mbere mu Rwanda ufite indirimbo yakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo nawe ushobora kuyizi, yitwa Slowly, aho ariyo ndirimbo yarebwe cyane mu Rwanda ikarenza miliyoni 100. Ubu tuvugana ku miyoboro ya YouTube imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 129. Umva ko ari indirimbo ikunzwe cyane. Uyu Meddy yavutse mu 1949 avukira i Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 yaje muri Kigali, aho atangiye kuririmba indirimbo zitandukanye. 2018 yaje kujya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no gukora umuziki w'umwimerere. Ibi byatumye agenda amenyekana kandi arushaho gukora umuziki ufite quality iri hejuru. Yagiye asinyanye amasezerano n'ibigo byinshi by'ubucuruzi ndetse n'itumanaho, twavuga nka Airtel ndetse n'izindi. Ibi bigatuma agaragara kuri umwanya wa 7 w'abahanzi b'abanyarwanda bakize cyane kurusha abandi. Abenshi bakeka ko ashobora kuba afite amafaranga ari hejuru ya biliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6
turahasanga umuhanzi witwa Dr Muyombo Thomas. Uwo nta wundi tumuzi ku izina rya Tom Close. Uyu akaba ari dogiteri ushinzwe ibijyanye no gutanga amaraso. Iyi Tom Close yavutse mu mwaka w'1996, avukira ahitwa Masidi mu gihugu cya Uganda. Uyu akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiriza, uretse kuba ari umuhanzi akora umuziki mwiza, akaba ari umudogiteri, afite n'inzu z'ibitabo nk'iyo twakwita Iga Publishers ndetse n'izindi zitandukanye. Iyi kandi yagiye akora ibyinshi bitandukanye, asinyanye amasezerano n'ibigo byinshi bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'itumanaho, bityo bikomeza kumufasha kwinjiza amafaranga ndetse no kuzamura ubukungu bwe. Uyu bakeka ko ashobora kuba afite amafaranga ari hejuru ya biliyoni 1.7 by'amafaranga y'u Rwanda. Mbere y'uko tujya ku mwanya wa gatanu, nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure n'inzogera, uri guhomba cyane kuko utazajya ubona update cyangwa se ibiganiro tukugezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ku gihe. Bamaze kubikora ndagushimiye, ni inkunga ikomeye cyane. Reka dukomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Mugisha Benjamin. Uyu uramuzi, yamenyekanye ku izina rya The Ben. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, akaba yaravutse mu mwaka w'1947, avukira muri Kampala mu gihugu cya Uganda. Uyu akaba yarabaye umuntu ukomeye cyane, akamenyekana nk'umuhanzi uzi kuririmba neza mu Rwanda. Yagiye akora collaboration zitandukanye ndetse akora n'indirimbo ze zirakundwa. Yagiye asinyanye amasezerano n'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'itumanaho, bimufasha kwinjiza amafaranga menshi cyane. Si ibyo gusa kandi akaba afite n'umugore we bafatanya mu kuzamura ubukungu bwe. Ubu tuvugana bamaze gushinga uruganda rukomeye cyane. Twihuse tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzikazi witwa Ingabire Jeanne d'Arc. Uwo nta wundi ni Butera Knowless. Uyu akaba ari umuntu wa mbere utwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu bahanzikazi dufite mu Rwanda. Uyu yavutse mu mwaka w'1990, avukira mu karere ka Ruhango gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga, haba inzu akodesha ndetse n'ibigo bitandukanye yamamariza. Uyu Butera Knowless akaba afite umugabo witwa Clement, bakaba batuye muri Bugesera i Nyamata. Bakaba bafatanya mu kuzamura ubukungu bwabo muri rusange, bakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi witwa Basamba Intore. Uyu nguyu arakomeye cyane, yavukiye mu gihugu cy'i Burundi mu gice cya Bujumbura. Uyu akaba ari umutoza ukomeye cyane w'imbyino za gakondo. Uyu kandi mu mwaka w'2018 yagizwe Minisitiri w'Umuco na Siporo mu kugira ngo afashe u Rwanda cyangwa se Abanyarwanda mu kuzamura umuziki. Uyu akarakomeye cyane, yagiye amenyekana mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, kandi akaba akora ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'izindi gahunda ndetse n'ibigo by'itumanaho bitandukanye yamamariza, bikamufasha kubibujije amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Abenshi bakeka ko ashobora kuba afite amafaranga ari hejuru ya biliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Itahiwacu Bruce, wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody. Uyu akaba yaravutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1992. Uyu arakomeye cyane kuko ari mu batwaye igihembo cya Primus Guma Guma. Akaba akora umuziki ukunzwe cyane, aririmba mu njyana nziza kandi zitandukanye. Uyu kandi afite ibigo byinshi bitandukanye yamamariza, byaba ibicuruzi cyangwa se ibigo by'itumanaho. Twavuga nka Primus Rwanda ndetse na Tecno Mobile Rwanda. Uyu kandi ari umwe mu baguze imodoka zihenze cyane mu Rwanda, aho aheruka kugura imodoka yitwa Barabas ifite agaciro ka miliyoni 200. Uyu abenshi bakeka ko ashobora kuba afite amafaranga ari hejuru ya biliyoni 2.5 by'amafaranga y'u Rwanda. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere,
nagira ngo nkwibutse ko ibi twakoze cyangwa se kino kiganiro cyangwa icyegeranyo nagukoreye bishobora guhinduka umunsi ku wundi cyangwa se igihe runaka bitewe n'imihindagurikire y'ubukungu cyangwa se ubukire bw'abahanzi 10 naguteguriye. Kandi mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere niba utarakora subscribe ngo ufungure inzogera uri guhomba cyane. Kwibutsa niba uza gusanga ku mwanya wa mbere uwo watekerezaga atari we uri ku mwanya wa mbere, uze kutubwira muri comment wagombaga kuza ku mwanya wa mbere, cyangwa utubwire umuhanzi tutashyize muri iyi top 10 yagombaga kuzamo. Twihuse cyane, ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi witwa Ruhumuriza James. Uyu ndazi neza ko umuzi kuko amaze igihe kinini cyane akora umuziki ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Uyu kandi afite ibikorwa byinshi yagiye akora nko guhinga umuceri, gucuruza imodoka, ndetse ubu akaba afite n'inganda zitunganya akawunga. Bivuze ko uyu nguyu rero yinjiza amafaranga menshi cyane, uretse kuba ari umuhanzi afite n'ibindi bikorwa byinshi bimwinjiriza ku ruhande. Uyu abenshi bakeka ko ashobora kuba afite amafaranga ari hejuru ya biliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Ruhumuriza James akaba yaratangiye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi 2006, agakomeza akora umuziki we kugeza na n'ubu. Arakunzwe cyane kuko ni umwe mu bahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Nadushoreje kino kiganiro cyacu, we twabanye ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na updates z'ingenzi tukugezaho.